Muri iyi nkuru turagaruka ku bwoko bw'abanyamurenge. Ubwoko bw'abanyamurenge b'abatutsi nk'uko babyivugira ubwabo. Ibyabo bikunda kutavugwaho rumwe na benshi, ndetse n'abanyamurenge ubwabo usanga batavuga rumwe ku nkomoko yabo cyangwa se aho baturuka. Bamwe bavuga ko ari abakongomani, abandi bakavuga ko ari abanyarwanda bava i Cyangugu, ko bagiye gutura muri Kongo mu bihe bitandukanye. Hari n'abavuga ko abanyamurenge birukanywe mu Rwanda bakoherezwa muri Kongo kubera amakosa ya Nyiramavugo Nyiramongi. Aya makosa ya Nyiramavugo Nyiramongi turayagarukaho ku musozo w'iyi nkuru. Nucikwe no kumva ubugambanyi yakoreye ibwami bikarangira bugaritse ingogo. Yemwe hari n'abavuga ko abanyamurenge boherejwe n'umwami w'u Rwanda kujya muri Kongo ngo bayiture, nyuma azabona uko afata igice yaboherejemo kugira ngo acyombeke ku Rwanda. Ibi byo kubirukana bikaba byarakozwe n'umwami w'u Rwanda Rwogera. Iyi nkuru rero igiye kugaruka ku nkomoko y'abanyamurenge, turebe aho bakomoka n'impamvu bivugwa bityo. Ndifashisha ibitekerezo bimwe by'abahanga mu mateka, ndetse ndabagezaho n'ibyo naganiye n'abantu batandukanye kuri iyi ngingo. Muri iyi nkuru harazamo amateka asobekeranye agaragaza uburyo abanyamurenge bavuye mu Rwanda bakagera muri Kongo. Ni inkuru igaragaza inkomoko yabo, uko bavuye mu Rwanda n'uburyo bagiye gutura muri Kongo. Hari n'andi mateka avuga ko abanyamurenge benshi burya bakomoka i Burundi, ariko muri iyi nkuru ndibanda ku bakomoka mu Rwanda. Iby'uko benshi bakomoka i Burundi tuzabigirira ikindi kiganiro cyihariye. Ikaze ku Isheja Canal. Mukore subscribe kugira ngo inkuru zacu zizaze zibageraho ku buryo bworoshye. Umushakashatsi ku mateka y'u Rwanda Bwana Sanzabera nawe ashimangira aya mateka avuga ko abanyamurenge bafite inkomoko mu Rwanda. Bwana Sanzabera atangira agira ati: inkomoko y'abanyamurenge yaba iyihe? Kuki biswe abanyamurenge? Babaye abanyamurenge gute? Kuki bitirirwa abanyarwanda? Agakomeza agira ati: ibyo byose byaba bifite iyihe nkomoko, ko nawe ukomangira ubusa cyangwa se ngavugiriza induru ubusa. Bwana Sanzabera kimwe n'abandi benshi bahuriza ko abanyamurenge baba bafite inkomoko mu Rwanda, ho mu karere ka Gasabo, aha mu mujyi wa Kigali. Bivugwa ko ariho bari batuye mbere yo kwerekeza muri Kongo. Aha wahita wibaza uti: ese abanyamurenge baba barageze muri Kongo gute kandi ryari? Uyu mushakashatsi nk'uko abyivugira asubiza iki kibazo agira ati: abanyamurenge batangiye kujya muri Kongo mu mwaka w'1499, ubwo bene Yuhi Gahima basubiranagamo bapfa ubutegetsi, bapfa ingoma ubwo se yari amaze gutanga. Aha Ndahiro Cyamatare yagundaguranaga na bene se bapfa ubutegetsi. Bene se na Ndahiro bari Bamara na Juru. Aba bashakaga kwambura ingoma Ndahiro Cyamatare ngo babe aribo bategeka u Rwanda rw'icyo gihe. Muri iyi mirwano hagati y'abahungu ba Yuhi Gahima, Ndahiro Cyamatare yaje gutsinda Juru abifashijwemo n'imitwe y'ingabo ze zari zikomeye. Yari afite imitwe y'ingabo ikomeye ibiri, harimo witwaga Ingata ndetse n'Abagunga. Izi ngabo nizo zarinze ubutegetsi bwa Ndahiro Cyamatare, zigundagurana na Juru hamwe na Bamara, ariko birangira Juru ahasize agatwe. Bamara yabonye bikomeye, yanga kurwana wenyine, ashaka amaboko. Yatumyeho Nzira ya Muramira ndetse n'Abanyabungo kugira ngo bafatanye batsinde Ndahiro Cyamatare. Ibi koko byarabaye, batsinze umwami Ndahiro Cyamatare baramwica. Aha Ndahiro Cyamatare bamwicanye n'umugore we Nyabacuzi ndetse n'umugabekazi Nyirangabo. Bivugwa ko aba babarwanyaga babatsinze mu miko y'abakobwa. Aha kandi niho hanyagiye ingoma ngabe y'u Rwanda yitwaga Rwoga. Nyuma y'ibi bivugwa ko aba bose bafatanyije gutegeka u Rwanda. Muri ibyo bihe kandi nibwo u Rwanda rwamaze igihe kinini rudafite umwami, igihe kingana n'imyaka 11 yose. U Rwanda rwamaze iyo myaka yose nta mwami, kuko wagombaga kuragwa iyo ngoma yari akiri umwana, Ruganzu Ndoli. Uyu kuko yari akiri umwana yarahungishijwe ajyanwa ikaragwe k'Abahinda nk'uko bivugwa mu mateka. Icyo gihe bivugwa ko u Rwanda rwasigayemo Abanyabungo, Abanyabyinshi ndetse n'Abagara bafatanya kurutegeka nk'uko twabibonye hejuru. Nk'uko bivugwa mu mateka, ahasaga mu 1510 nibwo Ruganzu Ndoli yabundutse. Kubunduka ni nko guhunguka k'umwami agaruka mu Rwanda. Umwami Ruganzu Ndoli yagarutse mu Rwanda ashaka kwihorera ku buryo bukomeye cyane, ku bari baramwiciye umubyeyi ndetse bakanatuma n'u Rwanda ruba umusaka. Umwami mu kwihimura kwe yahereye ku Banyabyinshi, aba bakaba mu nzu yo mu Banyiginya, ariko bakomoka kuri byinshi bya Bamara. Aba nibo Ruganzu Ndoli yabanje kwigirizaho nkana, arabahambiriza birukana mu Rwanda. Aba Banyabyinshi kubera bafatanyije n'Abanyabungo guhirika Cyamatare ku butegetsi, bikarangira bamwishe, bahise bambuka Ikivu bajya gutura mu bice bya Kongo, harimo na Murenge, aho bari bizeye umutekano wabo hafi n'Abanyabungo. Bivugwa ko Abanyamurenge ari naho bakwira izina ryo kwitwa Abanyamurenge. Bivuze ko Abanyamurenge bakomoka kuri byinshi bya Bamara, bakaba ibikomangoma byari bikomeye cyane ku ngoma y'u Rwanda.
Kubera iyo mpamvu yuko bari ibikomangoma rero bari barivanze n'andi moko menshi kubera gushakana nabo. Abanyabyinshi aribo baje kuvamo abanyamurenge bivugwa ko bari barashatse mu nzu zitandukanye, harimo Mubega, Abasita, Abasinga, Abasindi, Abazigaba, Abaho, Abaha ndetse n'Abakona. Bivuze ko mu banyamurenge harimo ayo moko yose nk'uko tuyabonye hejuru. Abanyamurenge rero batangiye guhunga mu 1910 ubwo umwami w'u Rwanda yabundukaga akabamenesha. Ariko ibyo byo gukomeza kugenda byarakomeje kugera no mu 1931 ubwo umwami Musinga bamucaga mu Rwanda. Bivugwa ko bamwe mu bo bahunganye harimo n'abahise berekeza i Murenge bakivanga nabo bahasanze bari barahageze kera. Uko niko Bwana Sanzabera asobanura inkomoko y'abanyamurenge. Uyu akaba ari umuhanga mu mateka y'u Rwanda. Nakomeje ubushakashatsi bwanjye ngera ku ndi munyamateka bita Biti Bibisi, nawe mubaza ku nkomoko y'abanyamurenge ndetse n'ururimi rwabo. Uyu Biti Bibisi yatangiye agira ati uko byagenze. Rwabugiri yagiye kurwana mu Bunyabungo ngo ahomeke kurwana, ariko abashi bamubera ibamba, noneho yiga amayeri yo kohereza y'abantu bagenda babyara, ndetse nawe akomeza kurwanayo afite ibyitso cyangwa sinasi. Ubwo habagaho kugabanyamo ibice Afurika mu nama ya Berere yabereye mu Budage mu 1845. Rwabugiri yari akirwanayo, ariko mu by'ukuri i Murenge hari hatarabaho u Rwanda, kuko abashi bari bakaze cyane. Bakomeje gutangira Rwabugiri, bakomeza kumubuza gufata ibice bimwe na bimwe bya Kongo. N'ikimenyimenyi abashi burya nibo bishe Rwabugiri. Uyu Biti Bibisi akomeza agira ati inama ya Berere yakase imipaka ishingiye ku mbago zari rusange nk'Ikivu ndetse n'Ibirunga, nuko Murenge hajya kuri Kongo, ariko n'ubundi hari hasanzwe ari ahayo kuko Rwabugiri ntiyigeze ahatsindira ngo ahegukane. Nakomeje mbaza Biti Bibisi ku mavuko yabo ndetse n'ururimi rwabo. Biti Bibisi ati impamvu abanyamurenge bitwa abanyarwanda si uko hari aho u Rwanda, ahubwo nuko bari barajyanyweho na Rwabugiri ateganya kuzahegukana. Noneho iryo pfunwe ry'uko Rwabugiri atahegukanye bararihamana, bagumayo bakomeza no kuvuga Ikinyarwanda. Biti Bibisi akomeza agira ati ku bwa Mobutu bari bafite amahoro, yaranabahaye ubwenegihugu. Ati abanyamurenge rero ni victime inshuro ebyiri. Rwabugiri yaboherejeho bakatirwaho imipaka, none n'abandi birirwa babahoza muri Rwaserera bavuga ko ari bo barwanira, kandi barwanira inyungu zabo. Muri make nuko nagusubiza. Aha Biti Bibisi akomeza ashimangira ko Mobutu yari yarabahaye ubwenegihugu, bisobanuye ko atari abanyekongo mu mizi, kuko ubwenegihugu ni buhabwa umwenegihugu wavukiye aho. Iyi ngingo yemeza ko abanyamurenge baba baraturutse ahandi bakagera muri Kongo mu bihe bya vuba. Nabajije kandi Biti Bibisi ubwoko abanyamurenge bavagamo mbere yo kujya muri Kongo. Ansubiza muri aya magambo agira ati abenshi buriya ni Abega, kuko umwami Mutara wa kabiri Rwogera yari yaraciye iteka ko batazasubira ku ngoma mu bihe 7, ni ukuvuga imyaka 210, bitewe n'amakosa Nyiramavugo Nyiramongi yari yarakoze na basaza be. Rero kubohereza mu Bunyabungo bwari nk'uburyo bwo kubigizayo ngo Rwabugira azategeke batamuvangira, nubwo byaje kwanga. Ariko mu banyamurenge harimo Abanyiginya, Abazigaba ndetse n'Abasinga. Nabajije Biti Bibisi ku rurimi rwabo, ansubiza agira ati ubundi ururimi rwabo si Ikinyamurenge ahubwo ni Ikinyarwanda. Barwita Ikinyamurenge kubera ko Rwogera na Rwabugiri baboherezayo bahingukiye ku musozi witwa Murenge na Kamuronsi, noneho bahita bawiyitirira. Ibyo nibyo Biti Bibisi yansubije mubajije inkomoko y'abanyamurenge ndetse n'ururimi rwabo. Muri make rero abanyamurenge buriya ngo ni abanyabyinshi bakomoka kuri byinshi byabamara, bakaba Abanyiginya b'i Rwanda. Bagiye muri Kongo bitwa abanyamurenge kubera umusozi batungukiyeho bakawutura. Guhunga kwabo cyangwa se kwirukanwa mu Rwanda bikaba biva ku makimbirane bagiranye na Ruganzu Ndori wahoze ari umwami w'u Rwanda. Ariko hagati aho hari abavuga ko abanyamurenge benshi burya bava i Burundi. Ibi nabyo tuzabigarukaho mu kiganiro cyabyo kihariye. Naho ku rurimi bavuga rw'Ikinyamurenge rukaba ari Ikinyarwanda kivanze n'Urunyakirima, Ikinyarwanda cyo gushyoma. Izi ndimi zose zikaba zikomoka ku Kinyankore. Ikinyarwanda gikomoka ku Kinyankore, Ikinyankore cyo gushyoma, Ikinyakirima, hagati haza Ikinyarwanda ari nacyo gikomoka y'Ikinyamurenge. Nubwo abo twaganiriye bavuga ko Ikinyamurenge kitabaho, ahubwo abanyamurenge bakaba bavuga Ikinyarwanda. Ibyo nibyo nabashije gukusanya ku banyamurenge n'ururimi rwabo ndetse n'inkomoko yabo. Nk'uko twabisezeranye rero, reka tugaruke ku makosa yakozwe na Nyiramavugo Nyiramongi. Aya makosa yakoze bivugwa ko biri mu byatumye abanyamurenge birukanwa mu Rwanda.
Nyiramavugo Nyiramongi ntabwo yari yaciwe mu Rwanda ngo yirukanwe ajye mu bunyabungo, ahubwo yaranyweshejwe, ariko anyweshwa nyuma y'uko abiru bari bamaze kubona ko yakoze amakosa menshi yaje no guteza ibibazo byinshi mu bwami. Nyiramavugo Nyiramongi yari umugabekazi, akaba umugabekazi nyina w'umwami Mutara wa kabiri Rwogera. Amakosa Nyiramongi yakoze harimo ko umuhungu we Mutara wa kabiri Rwogera iyo yafataga ibyemezo yangaga ko bishyirwa mu bikorwa, ahubwo mu byemezo umwami yafashe Nyiramongi akishyiriramo ibye kugira ngo bibabaze abiru, ariko bikanakubitiraho ko Rwogera yari umunyamagara make ahora arwaye. Noneho Nkoronko nawe wari umuhungu wa Nyiramongi agafatanya na nyina gusuzugura umwami Rwogera bakamutegekeramo. Abiru babonye ko bikabije bafata icyemezo cyo kunywesha Nyiramavugo Nyiramongi, ariko umuhungu we amaze gutanga, kuko bitari gushoboka kumunywesha umuhungu wa kiriwe. Mbere y'uko umwami Mutara wa kabiri Rwogera atanga, yasize aciye iteka ko abega bagomba gukumirwa mu bwami byibura mu bihe birindwi. Ni ukuvuga ko abega bagombaga kugaruka ku butegetsi nyuma y'ingoma zirindwi. Nyiramavugo yaje kumenya ubwo bwiru abwibiwe n'umuhungu we Nkoronko. Nkoronko naye yari yarabibwiye n'abiru bamwe bamukundaga bitewe n'icyubahiro ndetse n'igitinyiro yari afite mu gihugu. Abiru baje kumenya ko Nyiramavugo yabimenye, bategeka ko anyweshwa. Babanyweshaga amata avanze n'umukoni, ibyo nibyo babicishaga. Ariko Nyiramavugo arabyanga, avuga ko adashobora gutanga ingoma bibaho, ndetse n'uwo bohereje ngo anyweshe Nyiramavugo yamutegetse kuba ari we unywa ibyo birozi. Bihita bimuhitana amaze kubigotomera. Abiru babonye ko abayibamba bahitamo kumunywesha ku gahato bakoresheje musaza we Rwakagara, ari nawe se wa Nyirayuhi. Nyirayuhi waje kugaruka akaba umwamikazi hadaciye kabiri bitewe n'aya makosa yakurikiye itanga ry'umwami. Ibi kandi byaje gutera intambara ya Rucunshu yahitanye abagore batatu ba Rwabugiri, ari bo Nyiramarora, Nyiramaraye na Nyiraburunga. Uyu Nyiraburunga niwe wari nyina wa Rutarindwa, bityo Rutarindwa yaje kwimikwa adafite umugabekazi nyina, kuko yari yaricanwe na Rwabugiri bazizwe ibibazo byatewe na nyina Murorunkwere wa Mitari ya Nzirumanje ku ndiza ya Nyabikenke. Muri make byose byabaye ingaruka zakomotse ku kubwira ubwiru Nyiramavugo Nyiramongi, bikanagira ingaruka zateye intambara ya Rucunshu, kuko n'ubugambanyi Nkoronko yakoze abeshyera Murorunkwere ko atwite inda y'umugaragu. Ubisesenguye neza wasanga harimo n'iyo nzigo yo gushaka kugarura abega ku ngoma yari iyobowe na Nkoronko hamwe na nyina Nyiramavugo, kandi iyo ntego bayigezeho kuko Rwabugiri amaze gupfusha nyina akanarimbura abari bamugambaniye, yisanze nta yandi mahitamo afite uretse kwemera Nyirayuhi, agakobwa yari yarahawe na Rwakagara wari waramugiriye inama nziza yo gukanga inzoka ikava ku gisabo akabona kuyica, mu gihe abandi bose bari bavuze ko inzoka n'igisabo byombi bigomba kwicirwa hamwe. Inzoka yari Seruteganya, umugaragu bakekagaho gutera inda Murorunkwere nyina wa Rwabugiri, naho igisabo yari Murorunkwere nyina wa Rwabugiri. Aha Rwabugiri nawe yagize imibare mike cyane bikabije, kuko yaje kwemera uwo mukobwa kandi ari umutego w'umushibuka bari bamuteze ngo uzamushibukane, birangira umushibukanye. Aha Rwabugiri ntiyagombaga kwemera uyu mukobwa kuko yavukaga mu bwoko bw'abega, kandi se Mutara wa kabiri Rwogera yari yarasize aciye iteka ko abega batazagaruka ku ngoma mbere y'ingoma zirindwi zikurikiranye. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva. Niba utarakora subscribe, kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizabe bikugeraho ku buryo bwihuse.